Hello friends, mumeze mute? Uyu munsi tugiye kuvuga ku bintu biri kugenda bivugwa mu myidagaduro yacu hano ngaha mu Rwanda. Mu Rwanda muri iyi myidagaduro muri iyi minsi amaze iminsi avuga ibintu biteye byiza cyane. Uyu munsi tugiye kwibanda ku mugabo bita Murungi Sabe, ufite channel bita Isimbi TV, niwe tugiye kuganiraho. Murabizi ko muri iyi minsi yasimbutse igipangu amaguru gagahera mu nda. Ese niye mpamvu? Nibyo tugiye kureba muri iyi video. Urasabwa gukurikira video yose kanze mbereka kuntu ayo maguru yahejeje muri nyina. Abasore baraje we ni bamuterure reka nze twumve ikiganiro twagiranye ku murongo wa telefoni, turi kumva amakuru ye n'ukuntu ubuzima bwe bumeze mu bitaro. Nari inyota yari mfashe njya kwinywera amazi, ndebyeho mbona muri kuri space nta mwanya mfite, ariko kubera ko ibintu uvuze bikaze birakomeye urasha ijambo kugira ngo mbabwire ko ntabwo nigeze n'interviewinga Sabe. Naganiriye nawe bisanzwe, sinigeze mubaza niba video ariye. Sabe waganiriye nawe? Twaganiriye nk'inshuti, ntabwo naganiriye nawe nk'umunyamakuru. Niwaganiriye nawe nk'inshuti, Sabe ararya bigakunda, agatapfuna bikemera, kamera bigakunda, kanyara bigakunda, araho arimo gukira, turashize. Yego, ibivugwa se n'ibyo yararwaye, yaravunitse, niwe ra video twabonye. Ntabwo icyo twabiganiriye kuko ntabwo nari muganirije ngira ngo mubaze nk'umunyamakuru. Nagira ngo mukomeze kubera ibintu biri kuvuga ku muhanda, ntabwo nari ngiye kumwinterviewinga. Nk'uko mubibona rero imyidagaduro yo mu Rwanda muri iyi minsi ntabwo ihagaze neza, ntabwo ihagaze neza 100%. Abahanzi benshi bo mu Rwanda none basigaye barazanye akantu, abahanzi bagatukana bakabishira mu ndirimbo bagatukana. Murungi Sabe rero nta makuru afite ngo yagiye gutara inkuru ahantu, kwa kundi nyine wabizi channel ye ni y'abagore, ntawe mugabo yatumira kuri channel ye, ntawe, n'abagore gusa nibatumira kuri chaîne ye. Uzanayije uzareba uzasanga ibiganiro byinshi biro n'iby'abagore gusa. None ngo yagiye gutara inkuru ahantu ku mugore ngo yumva nyiraharahageze, umugabo nuko arasimbuka ngo abayikubisa hasi amaguru arameneka ajya mu bitaro. Niyo makuru amaze iminsi avugwa mu Rwanda. Noneho mu Rwanda rero natwe kuntu twesitaye, ubwo inkuru iba yabaye kimomo nyine nawe urabyumva, aba yahataye baba. Uko mbibona rero imyidagaduro yo mu Rwanda ikomeje gutya mbona byagenda nabi, kandi ikindi mu Rwanda buriya kuntu hameze itangazamakuru ryaho rikomeje gutya, nanone abajyamakuru bakamera gutya bakaza barajyanwa n'uburaya kugira ngo tuzatere imbere byatugora. Abahanzi nabo rero reka mbagarukeho, mutagabanyije ibintu byo gusererana, mwebwe ubwanyu mugasererana mugatukana, sinzi ibyo muba muri gupfa namwe kugira ngo muzatere imbere byagorana. Mu Rwanda rero urumva ko ibintu dusa nkaho twasigaye inyuma, kuko niba hari akantu gato kabaye duhita tukakamantinga, tugahita tukagira byacitse, kandi mu by'ukuri mu Rwanda buriya ibintu byacu buriya tubishize nko ku murongo, nk'ibintu bitarenze ngo tubikurize tubigire ibintu birebire byazagera kure. Dore kandi kantu mu Rwanda maje kuhabona kandi nananenze kwigana. Mu Rwanda ibintu byo kwigana byo turabiharaye. Umuntu yikorera akantu yahanze innovation, babona afashe hiti bagahita bavuga ngo bagahita batangira kumwigana. Urugero nka kakajwe abantu bamaje kumwigana barenga 200. Noneho yafunguye indi channel nshasha bayita Ingegera Nkuru, abantu barayiganya ari ishano ryose. Ndavuga nti rero mu Rwanda ntago dufite icyo bita innovation. Niba umuntu ahanze akantu agashiramo agashyashya, abandi nabo bahita baza ari kwigana kandi mu by'ukuri guhanga kabo byabananiye. Iyo ngwara yo mu Rwanda namaje kuyibona, turayigwaye 100%. Ukuvuga ngo rero mu Rwanda mu gihe tudashoboye guhanga utuntu twacu dushyashya kugira ngo tuzatere imbere bizatugora 100%. Niba ushaka kuzamura YouTube channel yawe wenda mu mwuga wa comedy, gerageza uvangemo agashya. Aka kajwi se mwari mukazi, karagasura mwari mukazi, bijiyo bija birabikote byaro mwari muvuzi no gusetsa kuriya. Nawe niba ushaka gutera imbere mu mwuga wa comedy vanga amagashyi.
ikintu cyose ubundi mu Rwanda, ngiye mu Rwanda ikintu nahabonye cyo, mu Rwanda ikintu cyose wakora uvanzemo agashyashya watera imbere pe. Mu Rwanda bakunda ibintu bigezweho, ako ngako ukomeje kukabona, ariko mu gihe mu Rwanda nyine umuntu ari gukora akantu mukakigana nkaho namwe mwavumbuye akanyu, birumvikana nyine ntabwo yaba ari neza. Reba ejo bundi umuhanzi Yago arasereye yagiye Uganda. Ni ukuvuga ngo rero aba content creator kuri YouTube natwe dukwiye kwisubiraho, kuko hari ibintu dukora nkabona atari fresh pe. Kwisubiraho rwose byo ni ihame, tugomba kwisubiraho 100%. Mu gihe rero mu Rwanda buriya tutisubiyeho tugakomeza tukagendera muri biriya bintu bidafite agaciro, kugira ngo tuzatere imbere, kugira ngo social media zacu zizatere imbere, imyidagaduro mu Rwanda ndetse na showbiz kugira ngo bizatere imbere, bizatugora. Icyo dusabwa ni iki rero? Tugomba gukora utuntu dufite agaciro ku buryo n'umuntu akareba akavuga ati cyakoze basi wowe wateguye pe. Ariko gusa nyine nawe nyine niba uba muri uruganda rw'imyidagaduro, umva ako kantu ko atari fresh pe, kuko ni ukuvuga ngo kuriya Murungi Sabe yasimbutse akavunika ntawe bitabaho. Ariko none kandi kantu hari uburyo nyine twabikomantinze mu buryo butari bwiza, tubigira byarenze, tubigira ibintu biri hayi nyine pe. Ariko buriya tugomba kuzisubiraho pe, kuko rwose ndi kubona bikomeje gutya, kugira ngo tuzagire aho tugera byasasa nkaho bitugoramo ukuntu. Icyo dusabwa rero ni iki? Ni ugukomeza tugakora ibintu byacu ariko bimeze neza, nta bintu byo kwigana. Niba umuntu ahanze akantu bagakunda, ariko se niba umwiganye nawe wenda gerageza kandi uhinduramo, hapana kwigana umuntu fotokopi. Gusa nyine byabaye kuri Murungi Sabe agahirima akabaranguka, nawe bitabaho pe, gusa nyine ngewe nta yindi nama ngewe namugira, ni ukwihangana nyine. Biriya bintu byamubayeho nta muntu bitabaho, ndabyumva, nta muntu bitabaho. Ariko my dear, tugerageze rwose ibintu byacu tubishire ku murongo. Ikindi kintu noneho ndi kuza nshimira abafana banjye, mukomeze mumpane. Ndishimye cyane, ndakeka subscribe 100 twazujuje. Noneho harasha. Nje no kubashimira my dear, mukomeze munkurikire rero tuye ko channel yacu yawe monetize, mukomeze munshigikire. Ni Kibale TV nk'ibisanzwe, ubundi ibintu byacu dukomeze tubishire ku murongo. Umuntu twarebanye rero video ikarangira, niba utari wakora subscribe ugerageze uyikore, ukande kuri like niba utari wahakanda, untere na comment. Ubundi ibintu byacu dukomeze tubigeze kure, amakuru atugezweho tuze dusesengura, ubundi ibintu tubishira ku murongo. Ese bino byagakwiye, ibi byagakwiye, twakagombye kubigenza gutya na gutya, ubundi ibintu byose tubishire ku murongo. Umuntu twarebanye rero video pakirangiye, wakoze cyane. Imana iguhe umugisha kandi ukomeze ugire umunsi mwiza. Kurikirana Kibale TV, amakuru agezweho, ibiganiro byiza kandi byuje ubwenge. Kibale ni wowe wacu, turakwenera cyane cyane cyane, byose ni Kibale TV, Kibale TV, Kibale TV, Kibale TV, Kibale TV, twese twirebere. Kibale TV, Kibale TV. Kurikirana Kibale TV, amakuru agezweho, ibiganiro byiza kandi byuje ubwenge. Kibale ni wowe wacu, turakwemera cyane 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 cyane, byose ni Kibale TV, Kibale TV, Kibale TV.
Kibare TV.